reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Nongeye kubaha ikaze kandi nanabasuhuza mwe mwashyize urushinge rwa radiyo zanyu ku 104.3 FM ijwi ry'Amerika. Nk'uko musanzwe mubimenyereye, uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ikiganiro mukurikira buri gihe mu masaha nk'aya, gihagarariwe na Roger Nigena, naho Mizero Crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma. Njye mugiye kubana mbagezaho iki kiganiro, nitwa Nicole Giraneza. Nyuma y'aho icyorezo cya virusi ya corona gitera indwara ya COVID-19 kigereye mu Rwanda, ndetse isi yose kuri ubu ikaba ihangayikishijwe n'iyi ndwara itarabonerwa umuti cyangwa urukingo, mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo hashyizweho ingamba zitandukanye zirimo na gahunda ya guma mu rugo, gufunga amashuri, insengero ndetse n'ibikorwa bihuriza hamwe abantu benshi. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kuganira kuri zimwe muri izi gahunda zashyizweho zirimo kugabanya umubare w'abantu bitabira ubukwe mu gihe u Rwanda ndetse n'isi yose muri rusange bahanganye n'iki cyorezo cya virusi ya corona. Muri iki kiganiro turumva ibitekerezo bitandukanye by'abaturage batubwira icyo batekereza kuri izi mpinduka zo gukora ubukwe muri ibi bihe. Turaza kumva kandi ubuhamya bw'umuryango wakoze ubukwe muri ibi bihe, batubwire uko byabafashije. Ntimujye kure ya radiyo zanyu, ikiganiro kirambuye ni mu kanya. Reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Ubukwe ni wo munsi benshi bavuga ko ari uw'ingenzi mu buzima bw'umuntu kurusha indi yose. Buri wese utarashyingirwa aba yumva yifuza gukora ubukwe bw'igitangaza bugasigara mu mateka nka bumwe bw'ikana buvugwa muri Bibiliya. Gusa ibi ntibihira ubishatse wese, kuko uretse no kubona ubushobozi butegura bukanacyuza ubukwe, n'inkwano muri iki gihe yigondera umugabo igasiba undi. Ibi rero nibyo usanga biba ku bantu benshi, ugasanga abakora ubukwe ni mbarwa, abandi bagahitamo kwibanira badakoze ubukwe. Kuri ubu ariko mu gihe isi yose ihanganye n'icyorezo cya virusi ya corona, ubukwe ntibukitabirwa n'abantu benshi nk'uko byahoze mbere. Kuri ubu mu Rwanda ubukwe bujyamo abantu 30 gusa. Muri iki kiganiro rero twaganiriye n'abaturage batandukanye, nuko tubabaza icyo batekereza kuri izi mpinduka ziri mu gukora ubukwe. Ni kuri mikro ya Ariette Nishimwe. Gahunda y'abantu 30 mu bukwe mbona ku ruhande rumwe ari bibi, ibindi urundi ruhande nkana ni byiza, kuko uruhande rumwe ushobora kubura umuryango wifuzaga kutaho ubukwe bwawe, ugasanga nyine birakubabaje ko ibirori byawe bidatashywe n'abantu benshi, ariko ku rundi ruhande bifasha abantu gusevinga. Hari amafaranga apfa gusa mu bukwe, ugasanga ntabwo byari ngombwa nyine ko apfa ubusa. Njye navuga ko ari nziza mu ruhande rumwe, bigabanya amafaranga akabaye ukoresha. Hari abantu bipasa muremure kugira ngo bakore ubukwe bw'igitangaza, ariko yari abantu bakeya babasha kubakira kandi buri wese akagenda anyuze. Ikindi binagabanya n'ibintu byo gukodesha, wajya kubona ukabona abantu bakodesheje imodoka zingahe, bakodesheje igisare kinini, ariko iyo ari abantu bakeya ubasha kubajera. Muri iyi minsi ubukwe nyine bugenda neza 100%, n'abatabutashye ntabwo bakurakara kuko haba hari impamvu biba byumvikana. Iyi gahunda yo gukora uko abantu ari 30 ingaruka nziza n'ingaruka mbi, kuko hari abo yorohereje kuba bakora ubukwe byajyaga bibera imbogamizi kujyanye n'ubushobozi. Nk'urugero wasangaga nko kugira ngo ukore ubukwe ari bije miliyoni zirenze 5, ariko ngo ni waba ufite n'ibihumbi 500 cyangwa 200 n'ubukwe babukora. Rero ni ikintu cyiza ku ruhande rumwe, gusa nabwo tutibagiye ko hari abantu batabasha kunezerwa nk'uko babyifuza, kubera ko inshuti cyangwa se imiryango yabo imwe n'imwe itabasha kwitabira ibirori. Iyi gahunda ni nziza cyane cyane ku basore, ni byiza cyane, ahubwo umusore izarangira atarongoye sinzi ikintu azasobanura, bitewe n'uko ni ibihe byiza byo gukora ubukwe udakoresheje amafaranga menshi. Ubu byagaragaye ko kurongora bidasaba kuba ufite amafaranga menshi, cyane cyane abasore twebwe ndetse n'abakobwa badufasha kuyumva, kuko iyo udakoresheje amafaranga menshi mu gutegura ibirori by'ubukwe, n'ubundi uzayakoresha mu mibereho y'umuryango ya buri munsi. Kuri njyewe ntabwo ari nziza niyo bwaba hari na shifting. Ubukwe aba ari famiye, ubukwe aba ari ibyishimo. Ukora ubukwe se nta dote nta ki, ntabwo ari sawa cyane. Yewe ikintu numva kuri no gahunda
iyi gahunda ni nziza cyane ku bantu b'abasore. Hari abantu nyine usanga atabona uburyo ashaka umuntu akunda, bakumva nyine agiye no gufata kredi izatuma nibabana nyine banagurisha n'ibyo bari bafite, ariko ubu ngubu bazabana n'ababyeyi babyishimiye, atari ukuvuga ngo banze kubatumira, nibarangiza ubukwe bugende neza kugira ngo bazakoresha umwanya wabo bajya kwishyura kredi y'ibyo bafashe cyangwa bagiyemo nyine badafite ubushobozi. Barakoze aba bamaze kudusangiza ibitekerezo byabo. Mwiyumviye abavuga ko gukora ubukwe muri ibi bihe byo kwirinda virusi ya corona, aho ubukwe bujyamo abantu 30 gusa, bavuga ko byagabanyije amafaranga abantu bakoresha mu bukwe, kwakira abantu, ndetse ni ikimenyetso cy'uko gukora ubukwe bidasaba kuba ufite amafaranga menshi. Muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Christelle Wikeza, akaba agiye kutugezaho bimwe mu bitekerezo bimaze kumugeraho ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi. Ngo wahe ikaze muri studio Christelle. Niko rakoze kumpa ikaze. Rero namwe mudukurikiye, hari ubutumwa tumaze kwakira kuri insanganyamatsiko iri kugaruka ku gukora ubukwe muri ibi bihe bya virusi ya corona, aho turi kwibaza tutese mubona mute gukora ubukwe muri ibi bihe bya virusi ya corona. Ubu butumwa turi kubwakira binyuze kuri nimero WhatsApp y'ikiganiro ejo ariyo 0787558141. Oscar Mugabe we yavuze ko atabyishimiye gukora ubukwe muri ibi bihe bya virusi ya corona. Atariko nanone biri gufasha bamwe batari bafite ubushobozi kuko byagabanyije amafaranga agenda ku gukora ubukwe. Bikora Imana Ezekiel waravuga ko kubijyanye n'amikoro byoroshye, atari ku misabanire ni ikibazo kuko bisaba guhuza abantu batarenga 30 bigatuma abantu bose batitabira. Dukomereze kuri Sindi ku bwabo Theodore waravuga ko atari byiza gukora ubukwe muri ibi bihe kuko famiye n'inshuti zose ntabwo ari ko babutaha. Ababikoze imbere baranezerewe kuruta ababikora ubu muri ibi bihe bya virusi ya corona. Ibi nibyo bitekerezo tumaze kwakira, ariko bakunze b'ikiganiro mudukurikiye mukomeze mu byohereze, turakomeza tubyakire. Nicole wasubirana ijambo gakomeza n'ikiganiro. Arakoze cyane Christelle kutugezaho ubutumwa amaze kwakira. Namwe muduteze amatwi mukomeze mudusangiza ibitekerezo byanyu. Ese mubona mute gukora ubukwe muri ibi bihe byo kwirinda virusi ya corona? Muduhamagare mudusangiza ibitekerezo, ingero kuri telefoni igendanwa ariyo 0788028232 cyangwa kuri 0787581411. Mushobora gukoresha iyi nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Mudusange no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter, mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo. Ubukwe ni bwiza kandi ni ingirakamaro ku buzima bwa muntu. Biba byiza cyane iyo ukoze ubukwe maze abantu bakagenda banezerewe, mbese bukaba ubukwe butazibagirana mu mitwe ya benshi. Bimwe mu bintu bituma ubukwe bwitwa ko ari igitangaza harimo aho buba bwakorewe, kuba harimo amafunguro ndetse n'ibinyobwa, uko abageni bagaragara, abitabiriye ubukwe bwabo ndetse n'ibindi. Ibi byose rero nibyo abantu baheraho bavuga ko ubukwe buhenze kubukora, bigatuma bahitamo kubana nta bukwe bakoze. Imwe mu miryango yashyingiwe muri ibi bihe bya COVID-19 mu karere ka Gicumbi ivuga ko kuba amabwiriza yo guhangana n'iki cyorezo harimo kugabanya umubare w'abataha ubukwe haba mu nsengero no ku murenge ari inyungu kuri bo, dore ko ubusanzwe gukoresha ubukwe ngo bisaba ingengo y'imari ihambaye ikubiyemo kwakira abatumiwe n'ibindi. Ibindi bikubiye mu buhamya umuryango wa Nzigiyimana Zerubbabel na Iradukunda Alodia basangije mugenzi wacu Ishimwe Honore. Icyorezo cya COVID-19 giterwa na coronavirus cyagiye gikoma mu nkokora ibikorwa bitandukanye birimo n'ubusabane bukomoka ku bukwe. Mu ngamba zorohejwe harimo no gushyingiranwa imbere y'amategeko ndetse no gusezerana imbere y'Imana, ariko umubare w'abitabiriye iyo mihango ntugomba kurenza abantu 15 mu murenge n'abantu 30 mu rusengero, hanubahirizwa n'izindi ngamba zo kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo. Nzigiyimana Zerubbabel na Iradukunda Alodia ni bamwe mu babanye muri ibi bihe, bavuga ko bitari byoroshye ku bantu bafite imiryango migari. Aha baradusangiza ishusho y'uru rugendo. Ariko covid yaje, twe twaramaze kuva mu murenge, twaragiye gufata irembo. Covid za twaramaze guprintinga ama invitation, twaratakaje amatike, ibintu byose, amasare twaramaze gusa nkaho dukemura icyo kibazo. Covid za nyine isa nkaho ibikoma mu nkokora. Byo kugira ngo dukomeze urukundo rwacu, twe twahisemo guhita tubana kubera ko twabonaga n'ubundi igihe kizaza
ntacyo tukiramira. Ibintu bisa naho byose byari byararangiye. Urumva kuba warateguye abantu ati wowe uzakora aha, uzambara aha, bose bari barimo guhamagara bavuga bati se ibintu byanyu bimeze bite. Urumva habayeho ko abantu n'ubundi bagira ikibazo ko runaka ari buze, runaka ari busibe, kubera yuko abantu bari bazi neza ibihe turimo. Twarebye abari hafi yacu cyane cyane ko byoroshye ko batugeraho. Ku rundi ruhande, urugo rushya ruvuga ko nubwo gukoresha ubukwe byari kuba byiza hitabiriye abantu benshi, umubare w'abantu 30 bagenwa n'amabwiriza mu rwego rw'ubukungu byabafashije, dore ko ubusanzwe ubukwe butwara amafaranga atari make. Mu buryo buri finansiyeri twavuga ko hari icyo wenda yakijije. N'utegura ubukwe ubu ngubu urabibona ko nta bantu 30 ni 30 nyine. Ntabwo rero abo ngabo bamunanira kubakira, ariko ubu ngubu uramutse wishoye mu bukwe nk'uko twari twabihagaritse, ntekereza ko bitakorohera, n'amafaranga menshi twarayitunzemo mu gihe cyo twari twicaye nta n'icyo dukora. Ariko icyo byafashije nuko depense zaragabanyutse. Nimba wari ubwakira abantu 400 ukaba warakiriye 30, urumva ko hari ikintu cyagabanyutse financially. Ushobora kubakirira muri salo yawe, ariko abantu benshi bisaba budget ndende. Ubukwe ni igikorwa gikomeye ndetse gihabwa agaciro cyane mu muryango nyarwanda. Uretse kuba gihuza imiryango, ni urubanza rwitabirwa n'abatari baki bakanarugiramo uruhare mu gutera ingabo mu bitugu umuryango mushya. Ubukwe iyo butitondewe hari abo busiga mu madeni hanini bishingiye ku ngengo y'imari hagendera ku buryo kuba hari umubare ntarengwa kandi muto wabemerewe gutaha ubukwe muri ibi bihe bya COVID-19. Hari abo byaruhuye imvune zo gukoresha amafaranga menshi, dore ko n'ubukungu butari buhagaze neza kuri bamwe. Ndishimwe Honore mu karere ka Gicumbi ku bw'ikiganiro Ejo. Turabashimiye cyane Zerubbabel na Alodia badusangije ubuhamya bwabo. Mwiyumviye ko kuba barakoze ubukwe muri ibi bihe byo guhangana na virusi ya corona byabafashije gukoresha amafaranga make. Ngo gusa nubwo gukora ubukwe muri ibi bihe hajyamo abantu 30 gusa, bituma bakoze ubukwe batabasha kwishimana n'umuryango bose. Ndi kumwe na mugenzi wanjye hano Christelle Wikeza, nongeye kuguha ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane. Yego, kubigendanye n'ikiganiro turiho kuri uyu munsi, ese mbwira ubona ute gukora ubukwe muri ibi bihe byo kwirinda kino cyorezo cya virusi ya corona? Sinavuga ko ari bibi, ariko nanone sinavuga ko ari na byiza. Kubera ko uruhande rumwe urebye ku gusabana imiryango, inshuti, ntabwo ari ikintu cyiza, kuko urabizi umubare n'abantu batarenga 30. None tugiye ku kintu cya mikoro ni byaroroshye. Bije y'abantu 30 itandukanye na cya gihe umuntu yakoraga ubukwe yiteza abantu barenga 400-300. Yego. Ni byiza ubwo ngiye gukora ubukwe nkakoresha amafaranga make, ariko ndebye ku muryango wanjye ntabwo naba nkibukoze. Nazategereza igihe basubukuriye ya mibare yakwiyongera akaba ari bwo ubukwe mbukora. Christelle ati yategereza akareba ko ibi bihe bizashira, nuko agakora ubukwe agatumiramo umuryango we. Namwe muduteze amatwi mukomeze mudusangiza ibitekerezo byanyu. Ese mubona mute gukora ubukwe muri ibi bihe byo kwirinda virusi ya corona? Muduhamagare mudusangize ibitekerezo, ingero cyangwa inyunganizi kuri telefoni igendanwa ariyo 07-02-82-32 cyangwa kuri 07-87-58-14-11. Mushobora gukoresha iyi nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Mwadusanga kandi no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter, mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Reka nkubwire kuri kiri kiganiro Ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ni 104.3 FM. Mu muco nyarwanda, ubukwe ni umuhango uhuriza hamwe imiryango, abantu bakishimana, bagasangira, bakabyina, mbese ibyishimo bikaba byose. Akenshi rero usanga ubukwe bwitabirwa n'abantu b'impande zose, yaba abagize imiryango y'abakoze ubukwe, inshuti zabo, inshuti z'imiryango yabo ndetse n'abandi. Bamwe mu babyeyi bo mu karere ka Huye bashinze ingo mbere y'uko icyorezo cya virusi ya corona kigera mu Rwanda, bavuga ko iki cyorezo iyo kiza batarashinga ingo batari kuzishinga, kuko ubukwe buhuza imiryango kandi muri iyi minsi abantu 30 bakaba badahagije. Ni mu nkuru twateguriwe na Jean Aime Muhawe nayo. Nawe gutegereza iyi corona ikarangira, naho se natura nde nkarekana. Byo nyine umuryango wanjye ubwonyine ubwawo urinjiza abantu 30, kandi no ku mugore naho haba hakenewe abandi. Ngiye ku giti cyanjye ntago nari gukora ubukwe, kubera ko niba mfite gahunda yo gukora ubukwe narabiteguye,
nategereza bikarangira nkabona gukomeza gahunda zanjye z'ubu. Ku bakene mbona nta kibazo bari kunguka. Yego nari kubukora kubera ko n'ubundi kubutegura uko igituma mubukora nuko muba mwakundanye barungutse. Ikijyanye n'imyiteguro na budget y'ubukwe ntabwo nari kubukora, nari gukomeza ngategereza ariko bitari burundu yazarangira vuba, wenda ntegereje nk'uyu mwaka 2020 ntirangire nkazabukora undi mwaka, ariko nabaye ntegereje kubera njyewe ubukwe mu Rwanda tumenyereye ko ari bwa bukwe butawa n'abantu mukisanzura mukabyina mugasabana pe. Rero ubundi ntabwo ari ubukwe bimeze nk'uko abantu bagusura n'ubusanzwe. Mu bigaragara bari kunguka mu buryo buri economique, ariko mu buryo mu marangamutima niko navuga ntabwo bari kunguka, bari guhomba. Kubera ko korona itazarangira nari nifite gahunda, ntabwo nakomeza ngo ntegereze. Ku ruhande rwa ekonomi bari kunguka kwa bakoresha amafaranga makeya, ariko ambiance cyangwa ibyishimo ntabwo bishima nk'uko twishimye tubukora. Twebwe hari abantu bari baje ari benshi, ndishima nkajya mbona abantu benshi, ariko ubu abantu 30 gusa, nta nubwo famille yanjye yonyine yose yabiharwa cyane rwose. Korona ko ari urukundo sogera ngo nibikibenda iyo cyane n'umukunzi kandi umva igihe kigeze cyo kubikora, urinda kwitura ku miryango cyangwa amafaranga. Iyo korona yaje bivuze umuryango ntabwo ari myinshi, ariko urukundo ruracyari nta rwagiye. Korona bagira amibare limit, ko byaza kose mama na papa ntibahabura, kandi ubu nishema ryabo bakutegera urugori bakanizwa no kubona uteye intambwe, ibyo gusa ntibihagije, ibindi ni ikigare. Iyo corona virus iza ntarakora ubukwe nari gutegereza yendi, ariko resi yanarangira ryarira, ariko nabukora ubu mba mbona baho. Impamvu ubukwe burya buhoza imiryango, abantu bakisanzura, ariko ubu impamvu mvuga ko bahomba nta bwisanzure buhari. Ubu ngubu nk'umuntu nimba kugenera kantu w'intwererano muri abantu 30 kuyibona biragoye. Bitewe n'icyo nifuzaga ntabwo nari kubukora, ko ambiance yanjye bwa mbere byari abantu. Ubwo rero muri iki gihe abantu ari bakeya ntabwo nari kubukora. Iyo korona iza kuza kuba ntari nakora ubukwe nari kuzategereza paka icyorezo kirangiye bizajya birangire. Rero nta mpamvu yo kwihuta ngo ugende ushwanisha imiryango ngo ntiwanumiye cyangwa se ngo ngiye waransize ngo wansigiye. Barakoze aba babyeyi bamaze kudusangiza ibitekerezo byabo. Reka noneho dufate umwanya twumva indirimbo ya Ivry, turagaruka dukomeza n'ikiganiro cy'uyu munsi. Urabizi n'imfura no mu masura bibona, iyabukura byumva ntabwo ajya kirabaguhisha, sibangara gukunda nimuta nabizi bimenye, ntuzigera umubabaza kuko ni wowe wenyine yizeye. Bisubiyemo nkomeje uramenye ntuzigera umubabaza, ufite umutima we kuko ubitse amabanga ye, ni wowe rukundo afite ntuzigera umubabaza, ufite umutima we kuko ubitse amabanga ye, ni wowe rukundo afite ntuzigera umubabaza. Ntibizabe nk'iby'iki gihe by'ababana gahunda rugutana, ngo byabaye ibigezweho, uramenye iwacu ibyo ntibihaba. Ndabizi ni wowe nshuti yizera urijije, sinzi uwamuhoza. Bisubiyemo nkomeje uramenye ntuzigera umubabaza, ufite umutima we kuko ubitse amabanga ye, ni wowe rukundo afite ntuzigera umubabaza, ufite umutima we kuko ubitse amabanga ye, ni wowe rukundo afite ntuzigera umubabaza.
reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Reka noneho twinjire muri wa mwanya wo kumva ibitekerezo muba mwaratugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize. Reka mpe mugenzi wanjye Ariette Nishimwe umwanya, ndagaruka tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Nicole rakoze kumpa ikaze, nkaba ngiye kubagezaho ubutumwa bw'ikiganiro cyatambutse aho twaganiraga ku nsanganyamatsiko y'umushinga w'itegeko wemerera abagabo ikiruhuko mu gihe umugore yabyaye, aho twibazaga tutese mubona ari izihe ngaruka zo guha abagabo ikiruhuko mu gihe abagore babo babyaye. Reka ubutumwa tubuhere kuri Fabien wageze ati ikiruhuko ku bagabo mu gihe umugore yabyaye ntago ari ngombwa kuko nta mvune yindi aba yaragize, ahubwo umugore niwe ugira imvune nini. Naho Gilbert Yamuremye wabona ikiruhuko ku bagabo mu gihe abagore babo babyaye ari ngombwa kuko umugabo yita ku mwana ndetse n'umugore we. Uwitwa Skora we yagize ati umushinga w'itegeko ni ingirakamaro kuko ikiruhuko ku bagabo bizatuma bita ku bagore babo kugeza basubiranye neza. Naho uwundi utatubwiye amazina we abona ikiruhuko cy'amezi 2 ari kirekire, atahubwo bahabwa hagati y'icyumweru ndetse n'ibyumweru 2. Nshutiraguma Alexis we abona ikiruhuko ku bagabo gikenewe kuko umugore aba atarafata imbaraga neza. Naho Emmanuel we yagize ati itegeko rigena ikiruhuko ku bagabo bafite abagore babyaye nge mbona ritowe cyangwa ridatowe byose ari kimwe. Ikindi iyo udakora mu bigo bya leta amategeko agenga umurimo ntiyubahirizwa. Mvunabandi Elizafani we abona ikiruhuko ari cyiza kuko bifasha umugabo mu kwita ku mugore we. Mugabe Oscar we ati nta ngaruka byagera guha umugabo ikiruhuko mu gihe umugore we yabyaye kandi ni uburyo bwiza bwo kwita ku muryango. Reka ubutumwa tubusoreze ku bwa Iradukunda Maurice nawe ubona ikiruhuko ku bagabo mu gihe abagore babo babyaye ari cyiza ngo kuko bituma yita ku mudamu we. Gusa mu gihe umugabo ari ufite akazi kandi atunze urugo, aho ngaho kubona ikiruhuko byaba bikomeye. Nawe uduteze amatwi ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe wifashishije nimero y'ikiganiro ariyo 0728028232 cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp ukoresheje nimero 0787581411. Ndabashimiye. Ndamushimiye cyane Ariette Nishimwe ndetse nanashimira namwe mwese mwadusangije ibitekerezo byanyu. Aha rero akaba ari naho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro kibanze ku mpinduka ziri mu gukora ubukwe muri ibi bihe byo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Muri iki kiganiro twumvise ibitekerezo bitandukanye by'abantu bavuga ko gukora ubukwe muri ibi bihe ari byiza kuko bituma abantu bakoresha amafaranga make ndetse kandi ibintu byose bikagenda neza nk'uko byifuzwa. Twumvise kandi ubuhamya bw'umuryango wakoze ubukwe muri ibi bihe bavuga ko ari inyungu kuri bo, dore ko ubusanzwe gukoresha ubukwe ngo bisaba ingengo y'imari ihambaye ikubiyemo kwakira abatumiwe n'ibindi. Twumvise kandi ibitekerezo by'amwe mu babyeyi bavuga ko icyambere ari urukundo, ariko abandi nabo bavuga ko gukora ubukwe muri iyi minsi bishobora kuba igihombo kuko ubona intwererano idahagije n'ibyishimo bikaba bike kuko abantu baba ari bake. Namwe mwe muduteze amatwi muri iki kiganiro mukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu. Ese mubona mute gukora ubukwe muri ibi bihe byo kwirinda virusi ya corona? Muduhamagare mudusangize ibitekerezo, ingero cyangwa inyunganizi kuri telefoni igendanwa ariyo 0728 0282 cyangwa kuri 0787 58 Mushobora gukoresha iyi nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Ndabashimiye mwe mwese twabanye muri iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Roger, naho Mizero Crispin akaba yari ari ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbibutse ko ikiganiro Ejo mu gikurikira buri mu masaha nk'aya ku 104.3 FM Ijwi ry'Amerika. Nitwa Nicole Giraneza, mwakoze kubana natwe. Mu kiganiro Ejo gitegurwa n'urundi rubyiruko ruri mu muryango Ejo Nyiramubande z'urubyiruko kuri radio ukunda, kuri radio ukunda.